kabiri. Ndaza gusaba ko tujya kugira ngo dufatanya, sinzi ko araza kumfasha neza, mbona soma neza, rimwe na rimwe ntabwo tuba tubona tureba neza. Araza gusoma ahereye kuri ruriya rwandiko rw'Abaheburayo aje gusoma mu Nzashu. Reka dufatanye dusome aya magambo kuri hafi. Aravuga ngo hahirwa abafite mu mitima, hahirwa umuntu ugufiteho imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Amen. Reka dufashe gusoma. Soma era ku Baheburayo 12:22. Kwandiko rw'Abaheburayo 12:22. Ahubwo mwegereye wa musozi Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ahirwa Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika. Amen. Komeza usome Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20 tugeze kuri 21. Igitabo cy'Ibyahishuwe. Ibyahishuwe 3:20. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Amen. Senga Imana Data, turagushimiye. Izina ryawe ryubahwe Mwami, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibaho mu isi kuko biba mu ijuru. Igitondo ni igitondo cyiza waduhitiyemo kongera imbere yawe kugira ngo tukuramye, kandi ufite n'intego yo kugira ngo ugire icyo twigisha muri ubu buzima ndetse muri ubu rugendo turimo. Turasenze ngo ubane natwe muri iri jambo ryawe, ni ijambo rikomeye bwacu tubasha kumva neza, ariko uritange kuko ni ijambo ryawe, ni ubwiru bukomeye bw'Imana, kugira ngo imitima y'abantu ibashe kuryakira. Ndasengera abo bose bicaye hasi, ubambike imbaraga, wahereze ituze, wahereze ibyishimo byo mu mutima, kandi ubashe kubasanga ndetse ugire ibyo uhindura. Dusenze mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amagambo twasomye hano, twasomye ibice 3, kandi byakagombye kuba byose bifite uko buri gice umuntu abasha kukigisha kwacyo, ariko ndaza cyane gutinda, ndaza kugenda byagura mu magambo wenda tugenda tuganira, ariko ijambo ryacu nyamukuru ni iri jambo uyu mwanditsi wa Zaburi yavuze muri iki gice cya 84 uhereye hariya kuri uriya murongo wa 6. Yavuze n'ijambo ryiza, aravuga ngo hahirwa bafite mu mitima yabo inzira z'i Siyoni. Ariko ndimo nditekereza ngenda nyagura. Haleluya. Hari ikintu ntajya nishimira no kubona abantu bavugana nanjye mpayimvuga. Icyo gihe mba mfite autorité nyine, muraza mwumva wenda ngira mukambira rwose mujye kwihangana, uko nijye uri kuvuga kandi nkeneye ko mwumva, wenda nshobora no kujya kubabaza. Ndimo ntegurira ijambo, nabyumvisemo amagambo menshi cyane, ariko jewe tekereza ndavuga ngo yaje kuba ari jewe wajyanise, nari kuvuga ngo hahirwa umuntu ufite irembo
ndimo ntegura aya magambo nasanze inzira ibiri hanze kandi zigira icyerekezo ishobora no guhekera nyine aha gusa nyine abanyarwanda baravuze ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Ariko kandi icyatumye nari nahisemo numva nshaka kuvuga irembo wenda igihe nzambwira kubona umwanya nzaganira ku marembo ariya marembo Nehemiya yavuze, kubera kuko nasanze harimo ikintu gitandukanye n'icyo uyu mwanditsi yanditse. We yaravuze ngo yagiye avuga amarembo yarakikije Yerusalemu, isi yakikije Yerusalemu. Ndaje no gutinda cyane kuko development yanje cyangwa se kwagura ibitekerezo n'ibiganiro byacu turaza kuganira n'ubundi tuvuga hejuru ya Yerusalemu. Uyu mwanditsi rero aravuga ngo hahirwa umuntu ufite mu mutima irembo rishyisiyo. Ngo mare kuryumva neza nsanga Isiyoni hari hakinze n'ahantu muri Yerusalemu hari hugaye hafunze. Nja kumva kuko hagati iyo habaye hariho irembo ni ukuvuga ko ibiri imbere biba bitandukanye n'ibiri hanze. Haleluya. Abariho ntekereza ko ariho ibitekerezo byacu wenda bijya kugaruka ku buryo twumva neza icyatumye uyu mwanditsi w'Izaburi yavuze ngo abo bantu barahiriwe abafite irembo ryinjira rikagera Siyoni. Maze njya kwibaza cyane nibyo tugiye kujya kuganira, nibaza icyatumye yahisemo aya magambo. Haleluya. Isiyoni rero, Isiyoni wari umurwa mwiza cyane ariko mutoya. Haleluya. Siyoni hari ahantu hatoya kari agasozi kari muri Yerusalemu, kari kagiye kujya kwitarura nk'uko umuntu yavuga ngo bucyuko, ariko kajya kuvuga hariya haruguru hariya kuri antene kuko hahanamye cyane. Aho hantu niho Dawidi igihe yarwanye intambara. Haleluya. Dawidi arwanya intambara akirukana abanyamahanga ari amoko yari atuye muri Kanani, yari ari nk'abantu bitwaga Abayebusi. Dawidi arabarwanya, ngo amare kubarwanya arabirukana. Ngo amare kubirukana aje kubaka hariya hantu yari ari muri Yerusalemu. Haje no kubaka ibindi bintu bitandukanye ndaza kubivuga. Ariko akimara kuhafata aho hantu niho yagize ahagira igituwo ciwe. Ngo amare kwagira igituwo ciwe araharemereza ahashira igitinyiro kuko harimo ibintu bikomeye cyane biremereye by'agaciro. Bwana asifiwe. Harimo ibintu byinshi biremereye by'agaciro turaza kubivugaho kandi ni byinshi. Ndabizi ko hari abadakunda amateka ariko mwayakunda mutayakunda nije bahaye umwanya ukunda. Bwana asifiwe. Siyoni rero yari ifite izina ryari ryaritiriwe Dawidi, bahita ngo mu murwa wa Dawidi. Ndetse haje no guhindura izina. Iyo babaga bavuze Siyoni babaga bashatse kuvuga Yerusalemu muri rusange, ubuturo bw'Abayuda. Haleluya. Babaga bashaka kuvuga ubwo buturo bw'Abayuda. Hariho rero izina tumenyereye tuzadukunda kuvuga, ni nkaryo ryaje kuganza kuko niryo ryabaye rinini. Icyo gihe uyu mugabo Dawidi akimara kuhafata yashize ibikorwa bitandukanye. Yashize ibirindiro
Haleluya. Reka ngaruka inyuma mbanze gusobanura Yerusalemu bwayo kishaka kuvuga. Bwana sifiwe. Harimo abantu bakuru nyine n'abantu bandi bamaze guca ubwenge baba bashaka kumva ibintu. Iri jambo rya Yerusalemu ndarikunda cyane. Iryo zina rikomoka ku mazina abiri bahuje. Uwo murwa ugituwemo n'abo banyamahanga b'Abayebusi bari baragize n'ubundi hari ya Yerusalemu wabo mukuru. Abariho batura bariho basa nabagize ahantu hakomeye. Dawidi ngo amare kuza nawe amaze kwafata. Bwana sifiwe. Amen. Dawidi ngo amare kwafata yaje afite imbaraga z'ubutabazi bwari bukomoka ku mugabo witwaga Melikisedeki. Bwana sifiwe. Kandi uwo mwami witwaga Melikisedeki yari afite izina ryasobanurwaga ngo ni umwami w'i Salemu. Haleluya. Iryo zina ryiwe Melikisedeki ryasobanuraga ngo ni umwami w'i Salemu. Noneho uriya mugwa ngo bamare kujya kuwufata kuko bari bawufashe bawukuyemo Abayebusi, bafata rya zina rya Jebusi, bafashe Je bongeraho rya zina rya Salemu. Sinzi ko mwumvishije neza. Haleluya. Bafashe rya zina rikomoka ku Bayebusi babanje gutura hariya, baje kongeraho kariya kantu gatoya kuriya mwami w'i Salemu, bongeraho Salemu. Bisobanurwa ngo w'amahoro cyangwa se urufatiro rw'amahoro. Haleluya. Bwana sifiwe. Uyu murwa rero waje kwitirirwa n'undi Dawidi. Bawita umurwa wa Dawidi. Haleluya. Bawita umurwa bawitaga ngo Cité de l'Éternel. Umurwa w'Uwiteka uhoraho. Bakawita umurwa wa Dawidi. Ariko yari kapitale bwite kapitale y'Abayuda bari baraho, kapitale y'abaturage bose b'Abayuda abahungiye hirya n'abari baratataniye hirya bose, abo bose bitirirwaga hariya hakitwa ngo n'umurwa wa Dawidi. Bwana sifiwe. Amen. Iryo niyo ryari izina ryaho. Ariko nanone karya kazina ka Siyoni kari akazina sinzi uko hari amazina y'abasaza bazaga biyita ashatse kuba nk'amazina iyo yabaga hari ikintu yakoze bazaga bagita ngo n'ikihingo k'impara nk'izina ry'umuntu ufite ubutwari runaka yakoze. Dawidi kubera kuko yari yamaze kunesha yirukana Abayebusi, hariya aja kuyitirira umurwa wa Dawidi. Iyo bavugaga ngo Siyoni babaga bashatse kuvuga izina ry'icyubahiro ryari rigizaho Yerusalemu. Bwana asifiwe. Yerusalemu rero icyatumaga bahifuza cyangwa se Dawidi avuga ari amagambo aravuga ngo hari umuntu ufite irembo rije hariya Siyoni cyangwa se Yerusalemu. Zari biterwa n'ibintu bitandukanye. Hari ibintu nashoboye kubarura, ushobora kuba ari bikeya wenda ntabivuze byose, ariko hari ibintu bigera hafi nka 5. Ikintu cya mbere hariho kiriya kituki aho yari yaritiriwe. Icya kabiri, Dawidi ubwiwe amaze gupfa niho umuhungu we witwa Sulemani yaje ku rusengero rwitiriwe urusengero rwa Salomo. Niho yarwubatse arwubaka aho ngaho. Bari barahagose ngo bamare kuhagotesha nabyitiki urugo. Barugotesha Yerusalemu ngo bamare kuhagota, bashyiramo intwaro zose z'uburyo butangaje zazaga zirwanirira Abisiraheli. Murabizi ko Abisiraheli ari ubwoko bwagiraga intambara. Isiraheli iyo mugenda muganira n'abasoma amateka cyangwa ibitabo by'amateka bavuga ko hariya Yerusalemu habaye kapitale y'ibihugu inshuro zirenga 20. Isiraheli igenda yirukanwa, abaje bamara gushika n'undi uriya mugwa akaba ari ubwoko. Abisiraheli rero ngo bamare kwashikira
Dawidi amaze kuhafata bahubaka kiriya gihome, bahashyira ziriya nkike ngo bamare bazana intwaro. Usomye igitabo cya Nehemiya mu gice cya 3 umurongo wa 19, baza bavuga kuko bari barahubatse umunara muremure cyane hejuru ya rwa rugo rwari rwose Yerusalemu. Bahubaka umunara muremure cyane. Uwo munara muremure niwo bahagararagaho, kandi aho akaba ariho barindisha intwaro zose zarindaga umudugudu. Bwana asifiwe. Amen. Yabaza kese Yerusalemu y'umwuka, Yerusalemu y'abakristo, kuko twavuze ngo uriya mugwi umaze kubakwa bawise mu mugwa ubuturo bw'Imana. Ubuturo bw'Imana narivuze ngo ikintu cya mbere bahashize, bari barahashize ububiko budasanzwe bw'intwaro, ubuturo budasanzwe bw'intwaro. Ikindi cya kabiri, hari hariho amazi yagemuriraga abantu batuye muri ako gace bose. Yari aho ngaho, bari bahafite ikigega cyatangaga amazi. Niho Bibiliya ivuga hariho byariba rya Yakobo. Bwana asifiwe. Ikindi cya kane, hari hariho isanduka ry'Imana. Bwana asifiwe. Hari isanduka ry'Imana naryo ryari aho ngaho. Ikintu cya nyuma, hari hariho inyubako z'uburyo butandukanye. Turaja kugenda tuzivuga buhoro buhoro, kuko uyu munsi ndagerageza kugenda mvuga ntaye nasoma kugira ngo ntajya kugira wenda ibyo simbuka. Muri ibyo bice ko ari bitanu nari maze kuvuga, reka mbere kuri iri jambo rya mbere, ry'urusengero. Bwana asifiwe. Ijambo ry'urusengero, bavuze ngo hari hubatse urusengero rudasanzwe rwiza, urusengero rwa Salomo. Igihe Dawidi yari amaze gufata ubwami, amaze gutsinda, abaza basoma amateka ya Bibiliya bizabivuga ngo Dawidi niwe wagiye kujya kugarura isanduka ry'Imana. Niwe warigaruye ararizana ngo amare kurishitsa arituza aho ngaho iwiwe. Byari rimaze imyaka igera ku myaka 20 byaranezwe n'Abafilisiti, aja kurigarura. Nicyo cyagihe dukunda gusoma ya magambo y'umugabo witwaga Abdedomu, byamaze kuza ngo rimare gushika, ritari ryashika neza ibwami. Abantu bose ngo bararitinya, kuko harabashatse kuriramira, ngo baje kuriramira ngo baratsikira, batsikiye ngo Imana irabica. Siko uza Bwana asifiwe. Imana irabica. Abantu baza bagira ngo bararikoraho bose bakarihunga, kugeza ubwo bavuze ngo reka barijana baje kurita mu rugo rw'uriya mutindi. Barijana kwa Abdedomu ngo amare gushika ryasanduka muri hagere ngo rimuhinduke imisha. Oh, haleluya. Dawidi yabivuze neza, aravuga ngo barahiriwe abafite mu mitima yabo inzira zerekeye Siyoni. Aho Siyoni hari isanduka ry'Imana. Reka mbanze mvuge iryo sanduka naryo. Bwana asifiwe. Ririya sanduka ry'Imana byari rimwe ibintu bigera kuri 5 cyangwa se 6. Ndagenda nibuka. Haleluya. Ikintu cya mbere, iryo sanduka ryari ririmo amategeko y'Imana. Ari amategeko ari mu gitabo cyo Kuva, isomye igice cya 19. Harimo amakuru y'Abisiraheli ubwo bari batangiye urugendo ngo bajya kugera munsi y'umusozi wa Siyoni. Imana itegeka Mose ko azamuka ngo aje kuri uriya musozi aje gusenga. Ngo amare gushika kuri uriya musozi, Imana imuhereza amategeko, amanukana ibisate 2 byari byanditseho amategeko 10. Arabizana
Bwana asifiwe. Abishyira hagati mu Isiraheli. Zashakaga kuvuga ngo igihe cyose bafite ari amategeko bari mu bushake bw'Imana, bariko baragendera ku ijwi ry'Imana, bari kumwe n'Imana ubwayo. Mose aragenda afata ya mategeko arayazana ayashyira mu isanduka, ararijyana ariteka mu rusengero. Bisobanurwa ngo presence y'Imana iri hagati mu Bisiraheli. Haleluya. Ijwi ry'Imana, amategeko 10 y'Imana ari hagati mu Bisiraheli. Umuntu yakwibaza ukavuga utese uriya mugabo avuga aya magambo niki yarashatse kutubwira. Nukuri iyo bisomye neza ukabitegera neza, Dawidi avuga ari amagambo ngo barahiriwe abafite inzira z'Isiyoni, yashakaga kuvuga ngo barahiriwe abo bantu bafite mu mitima yabo ahantu ubwo buturo bw'iryo sanduka bushobora kuba, ahantu Imana ishobora kwicara, ahantu Imana ishobora kwiganza, ahantu Imana ishobora kuvuga, ahantu Imana ishobora kugukoresha, ahantu Imana ishobora kukuyobora. Bwana asifiwe. Nicyo sanduka amategeko 10 yashakaga kuvuga ubushake bw'Imana. Kuko Isiraheli yari maze kugirana isezerano n'Imana, bemera ko bagiye gushorerwa n'Imana. Imana yashakaga ko urugendo rwabo rwose bazakora naho bazanyura icyo bazavuga, uburyo bazaba. Bwana asifiwe. Byari bikubiye hagati mu mategeko. Icyo rero cyari cyerekana kuko Imana iri hagati yabo. Haleluya, haleluya. Icya kabiri yari inkoni yabo. Icya kabiri cyari mu byasanduka yari inkoni yabo. Iriya nkoni, yo haleluya, mwumva kakantu keza. Bwana asifiwe. Iriya nkoni ya Aroni yari ifite ubusobanuro budasanzwe. Imana imaze guhamagara Mose na Aroni, yarababwiye ngo nibagende bashorera Abisiraheli, babaje imbere babashorere, ngo bamare kubaje imbere nk'uko muri mu kubibona amatorero kanisa kibi bakarihereza umupasiteri, bakavuga ngo aba bagabo nibo bahawe ngo bayobore kanisa. Ariko abantu hagati muri mwe turimo abandi bantu bize, turimo abanyabwenge, turimo abantu ndetse bashobora kuba babarusha n'ubumenyi, batangira kubarwanya. Baravuga bati kubera iki Aroni na Mose aribo bakwiriye gushorera Abisiraheli? Ayo n'amagambo bakoresheje ngo baritotomba. Ayo makuru Mose ngo aragenda abwira Imana, arayibwira ngo Abisiraheli ntabwo bashoboye kwemera kuyoborwa n'aba bantu. Kubera kuko batemeye kuyoborwa n'aba bantu, turabigenza dute, turabikora dute? Imana iramubwira ngo nagenda ahamagara abakuru b'Abisiraheli bakomoka mu miryango kwa 12. Haleluya. Muhamagare abantu bakomoka muri iriya miryango kwa 12. Buri mushefu, umuntu uhagarariye buri muryango azana inkoni. Umuntu wese uhagarariye umuryango azana inkoni. Baragenda bazana inkoni 11. Aroni nawe azaniye. Imana ibwira Mose ngo yajane hariya muhema. Haleluya. Fata za nkoni uzijane uzishira hariya muhema, ko ari inkoni 12. Za nkoni barazijana, ngo bamare kuzishitamo bazirazamo. Ngo bamare kuzirazamo mu gitondo Mose azuka kare aja kureba, aragenda ngo yinjire muri rya hema. Ngo ashike buri muntu wese ari umuntu wewe inkoni nanje ndayifite yanje hono bishira hose mu nkoni 51. Mose ngo ashike abantu bose arababwira ngo muzi umuntu wese atori inkoni, ngo bashike ngo bakubita amaso inkoni ya Aroni, basanga inkoni ya Aroni yarabishekesha. Oh haleluya. Basanga inkoni ya Aroni yamaze amashami, yatoshe, yagize indabyo. Mose arabahamagara arababwira ngo dore
uyu ni Imana yishimiye. Haleluya. Uyu ni Imana yishimiye. Iri somo rikomeye ryo kumenya neza, uzureba niba umuhamagaro wawe urimo n'icyo ukora. Ese ni Imana yaguhamagaye, ni Imana yagutoranije, Imana irakwemera? Hari ikimenyetso runaka, hari ikimenyetso ushobora kwerekana cy'uburyo Imana yagutoranije, yaguhisemo? Haleluya. Mose arababwira ngo yemwe bwoko bw'Isiraheli, dore ubushake bw'Imana. Aroni, Imana yamaze kubona kuko ari wowe wenyine winesheje, niwe yatoranije, niwe ukwiriye kubaje imbere, niwe ukwiriye kuzamura. Haleluya. Gihe cyose turi muri uyu murimo tuzatugiza izo ntambara, kandi iyo dufite izi ntambara kenshi twabona amarangamutima, tubikora uko tubitekereza. Abakristo bari mu ikanisa hagati mu baririmbyi, iyo baye bavuga ngo runaka niwe ugiye kujya kutuyobora, hari abaza bavuga ngo kubera ikanaka, kubera ikinaka ari bwibyo kutuyobora. Ejo bundi yari runaka, none kandi abaye naka, bashobora kuba ari babiri cyangwa se ari batatu, bagiye hariya ngo bagiye kujya kuyobora uwo murimo w'Ikorari. Bashobora kuba ari babiri cyangwa ari batatu bavukana, bakomoka mu muryango umwe, bagiye kuyobora amasengesho. Bashobora kuba ari bane cyangwa batanu, bagiye kujya kuyobora umurimo w'Imana, bagiye kujya gushumba itorero. Zureka kwitotoba, uzubanza urebe niba iryo jwi ryawe Imana ibasha kuba yegera. Uzubanza witegereze neza, urebe niba uko izo ntambara zawe ugiye kujya gushora, niba Imana ishobora kuba itazigana. Abagabo bari bashoje iyo ntambara, bari barimo bene Kora, kubera kuko bari bakomeje kugira izo ntambara. Imana yabwiye Mose, irababwira ngo bagende bitarura. Baritarura basara babavuye ngo babavemo, ubutaka bwira gutya ngo burasama babajya. Haleluya. Iyo usomye, reka dusomere igitabo cy'Abaroma mu gice cya 8 umurongo wa 30. Abaroma, twumve uburyo ab'Imana yamenye uburyo izibatora. Abaroma 8:30. Amen. Bwana asifiwe. Abo yamenye kera uko tungana, turimo abantu baryamanye amasezerano na gahunda z'Imana. Umunsi wawe wo guhamagara, umunsi wawe wo kugira icyo ukora, ushobora kuba utaragera cyangwa ushobora kuba ari none, ariko menya neza kuko kubera ko yakumenye kera yamaze no kugutora, kandi ubwo yamaze kugutora yaranagutsindishije. Haba n'ubwo izo ntambara zibasha gutera ibyo bitandukanye, Imana ihagaze mu Rwanda rwawe, izakurwanya. Haleluya. Harimo ikintu cya gatatu cyari Mana. Muri rya sanduka harimo Mana. Iyo manu nizo kurya Abisirayeli bahawe bageze mu butayu. Bitotombera Mose, baravuga ngo ese Mose we watuzanye kugira ngo tuje kwishwa n'inzara. Haleluya. Watuzanye utugesheje ahantu inzara igiye kutwicira aha, twishwe n'inyota, twishwe n'inzara. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo nabwira Abisirayeli baceceke.
iramubwira ngo ejo mu gitondo muzabona ukuboko kw'Imana. Ejo mu gitondo hazagaragara ikuzo ry'Imana. Mu gitondo ubwo ngo hakiri ku mugoroba. Haleluya. Mose amaze kubabwira ayo magambo bararyama ngo bajye kugeza mu gitondo ngo bajye kureba basanga manu yamanutse, manu yakwiriye muri iyo ngando y'Abisiraheli. Umuntu wese ngo agenda atora ibyo kurya, ariko Imana ibahereza akantu sinzi ko nakita woninge hano niko bari kuvuga. Ibahereza itegeko, irababwira ngo umuntu wese azagenda atora ibyo ashoboye kurya. Namwe nguko muzumva abantu bari mu butayu babonye ibyo kurya, kandi ibyo byo kurya bahaye babona bariko baratekereza ko ejo batazongera kubibona. Utasaruza ninde utagerageza kwa kundi wacu bazaga bavuga ngo ngukumba ninde utogerageza ngo yiyegereze ibyo kurya. Ariko Imana irababwira ngo mugende umuntu wese atora ibyo arya gusa. Haleluya. Hari harimo ibintu bigera nko kuri bitatu Imana ngo yarishatse kwerekana. Icyambere, Imana ngo yarishaka kubabwira ngo nimuhumure ubwo mwahaye mugenda bwose muri kumwe nanjye. Niyo basha kubabariza. Haleluya. Icyakabiri, irababwira ngo nubwo ibi biryo mwiye kujya kubitanga gutya, hari ikimenyetso birimo birashaka kwerekana ubugingo buteganijwe kuri mwebwe. Hari yakiri mu isezerano rya kera. Iyo usomye winjiye mu isezerano rishya, haraho mu butumwa bwiza bwa Yohana Yesu yabivuze, arabivuga aravuga ngo burya mwajyaga mani mu butayu, ntabwo yari mani ariko aravuga ngo wari umuntu waje. Imana icyubahiro. Haleluya. Imana yari yahinduye isura ya Yesu, irayihindura kuko Yesu yari akiri mu bitekerezo, iramuzingazinga kurya abahungu bari mu kuvuga ngo ije kumwohereza, imwohereza mu shusho y'imigati. Bishaka kuvuga ngo muri we harimo ubugingo. Bwana asifiwe. Byashaka gusobanura ko muri iriya Mana habisemo ubugingo. Ushatse kubisoma wasoma igice cya 6 umurongo wa 48 mu butumwa bwiza bwa Yohana ukageza kuri 55. Ikintu cya twari tuvuze bine, ikintu cya 5 ikintu cya 4 cyari igitereko cy'amatabaza. Bwana asifiwe. Hari harimo igitereko cy'amatabaza cyari kirimo hariya nacyo hariya muri rwa rusengero cyari giteretse hariya gifite icyo gushaka gusobanura. Kandi icyo gitereko cy'amatabaza umwanditsi yaranditse aravuga ngo cyari gifite amashami arindwi. Usomye ushatse kubireba wasoma mu gitabo cyo Kuva 25:31 cyerekanaga uburyo ngo Imana imurikira ubwoko bwayo, uburyo Imana izibana n'ubwoko bwayo kandi ikababera itabaza, haba ari mu mwijima, haba ari ku manywa. Hari igihe ubuzima bwacu buza burindagira, hari igihe tuba duhura n'ibituremereye, ubuzima bwacu bugasa naho bucuza umwijima, umuntu agatekereza ko nta kindi kintu cyamuha icyerekezo. Ariko cya gitereko cy'amatabaza ngo cyari gifite ubusobanuro buvuga ngo Imana iracyari itabaza ry'ubugingo bwawe. Haleluya. Imana ibasha kumurikira inzira zawe, Imana ibasha kumurikira imigambi yawe. Gusa ni ukuba ufite irembo ryinjiza, iyo Mana ikinjira ikagera mu buzima bwawe, noneho yamara kugera mu buzima bwawe igaterekamo cya gitereko cy'itabaza, ikazikubwira, ikakumurikira ku manywa na nijoro, ikakubwira ngo hariya ntusitare. Haleluya. Hariya ntusitare, hariya hari ikigeragezo, hariya hari intambara, hariya hari ibibasha kurwanya, hariya hariho ibishobora kuguhungabanya. Itabaza riri imbere yacu. Bwana asifiwe. Itabaza ry'Imana riri imbere yacu. Icyakabiri cyari gisobanura iryo tabaza ngo ryasobanura ubwenge. Haleluya. Ririya tabaza, kiriya gitereko cy'itabaza cyari hagati
ngo cyari gifite ubusobanuro buvuga ngo ubwenge bw'Imana. Nicyo gituma buriya abantu benshi, abantu bose, abantu bagiye bitegereza, abantu bamenye Imana neza bakayihagararamo neza, bazabitwa abanyabwenge. Hari abo turi kubona tukavuga ngo runaka uriya mugabo usare ngo umunyabwenge. Nubwo itabaza ry'Imana rihora rimumurikira buri munsi, ubwenge bwiwe buramurikiwe, nta mwijima ushobora kumutera, buramurikiwe. Wasoma ubutumwa bwiza bwa Luka 11:34. Tabaza ry'umubiri ni ijisho. Nuko rero ijisho ryawe iyo rirebye neza, n'umubiri wawe wose ugira umucyo. Ariko iyo ribaye ribi, umubiri wawe wose ugira umwijima. Amen. Haleluya. Reka nanone twongere dusome ibyahishuwe igice cya mbere. Turasoma umurongo wa 13. Dukomeze tugere kuri 20. Byahishuwe igice cya mbere guhera ku murongo wa 13. Kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka shelegi. Amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ibirenge bye bisa n'umuringa umutete utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda. N'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye cyo mwikubita imbere nk'upfuye, ashyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandika ibyo ubonye n'ibiri bukurikireho hanyuma, n'ubwiru bw'inyenyeri 7 izumbonanya mu kuboko kwanjye kw'iburyo, n'iby'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Amen. Haleluya. Icyatumye nshaka gusomaho kwari kugira ngo nsobanurire ijambo umwanditsi yanditse. Icyatumye avuga ngo ibitereko by'amatabaza, igitereko cy'itabaza gifite imitwe 7, byari bifite ubusobanuro bwashakaga kumvikanisha ngo umuzuro w'ubumana. Nicyo gituma ukomeje gusoma muri kiriya gice ugenda wumva ngo inyenyeri 7, igitereko cy'amatabaza gifite iriya mitwe 7, yagiye avuga amagambo 7. Zashaka gusobanura ngo Imana yose iri aho ngaho. Reka tuzamure ibiganza byacu. Haleluya, haleluya. Bajya badakunda amateka buriya ndabizi ko baramba, ariko mwihangane. Bwana asifiwe. Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa 19 murongo wa 19, hari ukuntu Pawulo yavuzemo amagambo meza. Yaravuze ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze. Haleluya. Avuga ngo haravuga ngo nyamara hariho ijambo ryahano niko yanditse umwanditsi. Bwana asifiwe. Aravuga ngo hariho ijambo ryahanuwe kandi rirushaho gukomera, muzaba mugize neza namwe nimuryitaho, ngo rimeze nka kurya kwitabaza rimurika hacu z'umwijima rigakesha ijoro. Haleluya. Yashatse kwerekana itabaza uburyo ribasha kuba hacu z'umwijima rikamurika, kandi ubugingo
ubugingo, ijoro ryaza bibazo, ijoro ryaza ntambara, ijoro ryakwa kurindagira kubera ko hateresemo cya gitereko cy'amatabaza. Ukabona ugeze mu mucyo, ukabona winjiye mu gitondo cyiza. Haleluya, haleluya. Icya gatanu, umunibutse uriya mugabo ni wambwira. Icya gatanu ngo hari imigati. Iyo migati yari imigati ngo 12, kandi ngo yabaga bayishiraga ku meza bakayihindura buri cyumweru. Iyo migati bakayihindura, bakayivugura, bakayikura, bakaza n'indi buri cyumweru, bakayihindura bakaza n'indi. Iyi migati nayo yari ifite icyo yashakaga gusobanura, ngo yerekanaga ko Isiraheli yose uko ingana, imiryango 12 y'Abisiraheli, ko bose babasha guhazwa n'Imana. Haleluya. Abasinziriye tuzamura ibiganza byacu. Haleluya, haleluya. Nta basinziriye barimo. Abasinziriye dukanguke. Iyo migati 12 yashakaga kwerekana ko bose bashobora guhazwa n'Imana. Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 11. Haleluya. Iyi migati nanone yari ishusho y'ubugingo. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Iyi migati ngo yari ishusho y'ubuzima abantu babasha kugira. Nicyo gituma Imana ngo yabahaye ya migati 12. Ishaka kwerekana ko Abisiraheli bose bafite ubuzima hagati mu Mana. Babasha guhanga, babasha kwiyumva, babasha kubaho, babeshejweho n'ubuzima bahawe n'Imana. Ikintu cya gatandatu cyari kiriho, cyari icyotero cy'umuringa. Bwana asifiwe. Hari icyotero cy'umuringa. Bese hari igisahani cy'umuringa cyari giteretse. Icyo cyotero cyari gifite umurimo wo gukoresha abatambyi. Haleluya. Se muzamukunda iminsi yose ngo tuvuge twari twihuta. Ubwana none yigishije. Haleluya. Ubonye abantu batoya bayuranye ndavuga ngo sinzi niba inzara niba byatewe n'iki. Ariko icyo nari nshatse kujya kuvuga iki cyotero cy'umuringa. Bwana asifiwe. Icyotero cy'umuringa cyari gisobanura ngo aho abantu bagomba aho berezwa. Abatambyi bakuru iyo babaga bagiye kujya kwinjira mu rusengero, bagiye kujya gukora uriya murimo, babanzaga ngo bakagera kuri cya cyotero, bamara kukigeraho bagafatamo amazi bagakaraba. Isiraheli kwiyeza kwari mu buryo butandukanye bw'ibitambo n'ubundi buryo bwo kwiyeza bugaragara. Nicyo bituma buriya mureba Abayisilamu bazabakora biriya byo kwikora ku matwi, bakikora ku mazuru, wese agakaraba ahantu hose, akagerageza kugenda ahakorakora, byerekana ngo ariko ari Yesu. Kariya kantu nako kiriya kintu cy'agaciro. Bwana asifiwe. Iriya sahani y'umuringa yari iteresa, yari igenewe ko abantu bagomba kuyikoresha igihe cyose kugira ngo bize. Itorero rya Kristo muri iyi minsi nzanibuka tukiri abenshi hano ntibabibonye. Barabibonye? Reka mbibazone kubyo. Abantu benshi bakuririye iwacu naringiye kwazanya amahirwe ariko ndabizi kuko abizi. Kuko yavuye amaze kumenya. Iriya ku makanisa y'iwacu ntabwo abantu baza kabarenze icyumweru ngo barenze izumweru 2 abantu batagize indazi. Timwaye muzika. Ariko wo mbira niko yene. Indaraza navuze kakari rwari musaza akunda. Nari navuze nyine none mu giye gutuma ashaka abasobanuza. Indaraza bwari uburyo bwo kwiyeza, uburyo bwo kwiherera, ukavuga ibyaha kwatu, ukagira umuntu runaka wizera ukamubwira ngo yewe muri iyi minsi jewe niko byagenze.
nukuri mukiranuke ntimuri imbere y'Imana. Abantu bireze muri kino cyumweru muzamura amaboko barebe. Njewe nje ngino hawe reba ntiyagira windukira ngo arebe. Umuntu umwe gusa umwe wireze muri kino cyumweru nazamuka ukuboko tumurebe. Babiri bireze muri kino cyumweru nimuzamura amaboko. Uburyo bwo kwihana Imana igumugisha. Ninde wundi? Babiri, batatu, bane. Imana bahereza umugisha. Cyo gituma uri amanditsi yanditse aravuga ngo haracyari ufatira uko Imana rwacahagaze. Ngo rwanditse uhaye amagambo ngo Uwiteka asabe. Nukuri ntabwo tugomba kubihata. Icyatumye byabaye nk'ibyibagiranye twagiye kure. Ariko ndibaza ko abantu mu miryango yacu aho dutuye turimo abagabo n'abagore, turi kumwe n'abana bacu, turi kumwe n'abaturanyi, turi kumwe n'abandi. Wafata icyumweru ukinjira mu cya kabiri, ugafata ukwezi ukinjira mu mwaka, utagira umwanya ubasha ko kwicara umutima ngo ugire icyo gushinja, uvuge ngo reka Mana iki ngiki. Hanyuma irembo ryarembo uriya mugabo yavuze ngo hahirwa bafite mu mitima yabo inzira z'Isiyoni, ugatekereza ko mu mutima wawe Imana yakwinjira inyuze. Ko aho hantu bamaze gusibamo bakaba bitekereza. Mwatikurana babiri n'umugore, twebwe turimo turakura ariko ndabizi ko abatoya, ariko natwe yazabura umwanya tubakababifasha. Ariko iyo birangiye ukamubwiye twari tubwiye ko kumvikana nabi babarira. Twagiye kumenya ubwenge rero, twarabazanyije n'abandi bantu ntabwo ari byakera, twagiye tubazanye n'abandi bakozi benshi y'abagabo n'abagore n'abandi bazabasaba imbabazi. Ngaho ni mu ruce umuntu wese nemeye ko umuntu wese azayibuza abagore. Ariko reka mbabwire ikimenyetso cy'uko mutazamwihana. Mbabwire uburyo mutazamwihana. Uzi ko umugore muzamukorogana none bwacyagira kandi akamavuga ngo nawe amusi uzangira. Ari umugabo uvuga bene mwagagabo ni mubwiza nta jewe kuva nabo sino nguyara sisi ambwira ngo hamusi namubwiye ngo nacyane wavuze. Iyo tubabariranye kiza cyangwa ishaka abagabo bose ko bameze. Ariko wewe uzawishaka none sizo mbabazi zawe uzuhereza muri Yesu nizi niba uzumara kuzimuha amakorokana kandi niba uko mwavuye wayuga mukaza mubasanga muzamuhora mwiyumva muri bakirana muhora mwiyumva abantu batataho kubera ko muzamubabarira timuko. Ariko niba dushaka ko mu mutima yacu haba mwiza, haba mwirembo rituma Imana ibasha kwicara, tuze tuvuga kandi nitumara kuvuga ngo turi n'abana batoya batari bashaka, uzazimara kubabona n'umugabo uzuzibagirwa uvuge ngo byatambutse. Iyo aba twese twagenda gatubika tukabika bene utwo tuntu nta rugo na rumwe rwarubakiza, kandi dukorera bibi. Abagore badukorera bibi, natwe tubakorera bibi, ariko iyo tumaze kubabona kubabarira imbabazi nziza. Ariko muzamumva amahoro aba mu mutima w'umugabo wasaje imbabazi, muzamuvuka uzamumera nk'umukuru koga. Nicyo gituma bagendanije n'ayasahani koga tuzamurikaza. Haleluya, amen. Iyo usabye imbabazi uzugira amahoro asesuye. Ariko wowe uragenda ukabibika ejo ukabika cyumweru cyashira ukwezi kwashira imyaka 5 umuntu mwavuganye ngo muzasazana hanyuma bizagenda uzaba warakoze isanduka sibyo gupfa isanduka ryuzuye amakosa amajenda yuzuye isanduka. Haleluya. Bwana asifiwe. Angosoma Abaefeso 4:20.
Abaefeso 4:21 hari Abaefeso 4:21. Niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Amen. Twongere ngo amen. Iri jambo tumaze gusoma byari rifite ubundi busobanuro buvuga ngo kubatizwa. Muzi kubatizwa? Muzi gusobanura ko kubatizwa? Kubatizwa no kwambara umuntu wa mbere, ukambara undi mushya. Iyo bazanaga kiriya cyotero bakagishyira hariya, umuntu wabaga agiye kujya kukinyuramo byari bifite isura cyangwa ubusobanuro buvuga ngo arabatijwe. Iyo wabaga ubikoze neza waza gusohoka usa naho umuntu wambaye undi muntu mushya, umuntu wa kera wamutakaje. Kwari kubatizwa. Haleluya. Hari kindi gishanga mwasetse. Bwana sifiwe. Jisi mawe atibisinura. Hari kindi gishaniro, hariho ahandi hari ibicaniro babitaga ngo ibicaniro by'ibihumura neza. Bwana sifiwe. Ibyo bicaniro by'ibihumura neza birasobanurwa ngo ni Bwana sifiwe. Ibihumura neza by'uburyo butandukanye. Byari bisobanurwa ngo ni uburyo bwose dushobora gukoresha kugira ngo tumenyekanishe Kristo. Haleluya. Amagambo yacu meza azana abandi kuri Kristo. Amagambo abasha guhindura abatura. Amagambo tubasha kuvugira hariya mu ikanisa abantu bakubakika. Bari barabigereranije ngo n'ibiryo babigereranije n'ibihumura neza z'uburyo butandukanye. Nikuze ukora mu ikanisa Kristo akamenyekana. N'amafaranga tuba turekura cyane, cyangwa imifuko yacu twayishyizeho n'ibipesi. Ndakunda kumva abagabo bavuga ngo amafaranga tugomba kuyakunda tukayakoresha, ariko ntidukwiriye kuyakunda ngo adutegeke. Siko amafaranga tujye tuyatunga atubere ayo gusubiza ibibazo, ariko ntituba tuyatunga ngo abe ariyo adutegeka. Faranga ni uburyo bumwe dushobora gukoresha tugatabara bariya bafite ibibazo bari mu bitaro, tugasanga bariya bashonje baburaye, tukareba bariya bambaye gusa, uburyo bwo bwiza bwo kuvuga ubutumwa abantu bakamenya ko Kristo ariho. Ikindi cya kabiri cyari kijyanye n'uwo murimo, uburyo bwo kugaragaza ibihumura neza. Hari imvugo dushobora gukoresha nziza. Bariya abantu bari hanze batarabona Imana, abo ngabo ngo bakakizwa. Haleluya. Hari ikindi rero, hari iriba ryatangaga amazi. Bwana sifiwe. Ariko Dawidi yari gitangaza. Ubwo niba ari uko nje mpayivuga, si uko byo mpayinumva naryohewe nayo magambo. Yaravuze guhahirwa umuntu ufite mu mutima wiwe irembo ribasha gutuma nawe akandagira akagera Isiyoni. Mu mutima wawe hakaba harimo inzira ishobora gutuma nawe ugenda ukahagera, ukahakandagira. Usomye igitabo cya Nehemiya bagenda bavuga ibintu bitandukanye. Hariho n'irembo rimwe ry'iriba. Iryo riba niryo ryariba. Haleluya. Yesu. Bwana sifiwe. Haleluya. Iriba rya Yakobo ryari ryabayeho. Cyo gituma barishyize hariya.
yaba ihuriro. Icyambere ngo hahuriraga kuri iryo riba hari ahantu hahuriraga abaturage n'abagenzi, abatuye n'abagenzi. Muri ubu buzima turimo bwacu bwa gikirisitu hari abantu bagezeyo, hari abantu basa n'abiyumva kuko bo batuye, ariko harimo n'abandi bahaye bagenda. Hari abandi bari mu rugendo muri iyo nzira. Hari abatuye bumva ko bicaye, ariko hari n'abandi bari mu rugendo. Ariko iyo bahuriye hariya kuri ririya Bwana sifiwe, bazabahaganiriza. Yesu ahageze yahuye n'umukobwa w'Umusamariya uje kuvoma. Ngo bamare ngo bakubitane batangiye kuganira, Yesu baramubwira ati wanga ku mazi yo kunywa. Umusamariya waje kumusubiza, haleluya, aramubwira ngo se ko hagati yacu abayuda n'abasamariya, abayuda n'abasamariya hagati yacu hari igisika tutaza duhura, turasangira gutaya amazi wari usaba n'ibute ndaguha ko zingo muzamutumye. Yesu ngo agiye kujya kumubwira, aramubwira kujya kumusaba amazi, nawe ngo wari kumusaba akavuga ku mazi ntuzongere kugira inyota Kristo kajusi. Haleluya. Kwiriba Yakobo, aho niho abadahuza, aho niho haza habahuza. Abantu iyo bamaze kwakira imbaraga z'Umwuka Wera mu buzima bwabo, ari abantu biyumva ko Imana iri mu buzima bwabo, imitima yabo. Ariko hari abantu bamwe uzawicara kumva nakayakuze ijambo rikakujya ukababara ugahwera. Bizabibahora. Ndakavuga ijambo ibi. Ariko iyo twateye intambwe tukagera hariya Bwana sifiwe. Zatwumva tugomba gusangira amazi. Zatwumva iyo tugiye kuri ayo mazi, tuzatwumva kutuka mu mitima yacu. Mitima y'Abakristo ikagubwa neza. Icyo gihe kandi iguwe neza, Kristo nawe aba yabonye irembo ryo kwinjira, aba yinjiye. Muri iri gihe yaravuze ngo mbese mu mutima wawe ufitiye Yesu aho aba. Haleluya. Twasomye mu gitabo cy'Ibyahishuriwe, kubera ko umwanya wabaye muremure reka ndakasa. Aya magambo ari hano ni amagambo ateye ubwoba. Harimo amagambo ateye ubwoba, ariko sinoyavuga ngo yarangize, buriya ndabizi kuko nzongera nkabona umwanya nzahera kuri ayo. Ariko reka nyashimure nzeraguze neza. Yohana mu gitabo cy'Ibyahishuriwe yavuzemo amagambo, igice cya 3:20 yaravuze ngo hagaze ku rugi. Cyo cyatumye mvuga ngo hariya uriya mugabo yavuze mu nzira yaje gukoresha iriya jambo mbwire. Kristo ahagaze ku irembo ry'umutima wawe, kandi ko arakoma. Nuramuka wumvise iryo jwi ugakingura, ngo azinjira namara gushika muri wewe ugubwe neza, muzasangira ku meza. Bwana asifiwe. Igitabo cy'Ibyahishuwe reka ndangirize kuri aka gace. Nako mu rwandiko rw'Abaheburayo uriya mwanditsi yanditse amagambo aravuga ngo, avuga ibyo kuri wa musozi waruteye ubwoba. Imana yagiye ibwira Abisirayeli, irababwira ngo nibagende Musa azamukaje ku musozi, ariko ngo ajye kuja abwira Abisirayeli, arababwira ngo n'itungo ryegere kuri uriya musozi. Haleluya. Ujegera rya kera Bibiliya ivuga ngo uburyo bwose twahuraga n'Imana twazaga dukorera ku gisure cy'umuntu, twakorera ku gisure cy'amategeko. Ariko ngo aje gusobanura aravuga ngo ariko ntitwegereye wa musozi. Haleluya. Bamuhasomera ndi ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni. Haleluya. Mwegereye umusozi wa Siyoni
n'ururembo rw'Imana ihoraho. Aho ngaho kuri uwo musozi wa Siyoni n'urwo rurembo rw'Imana ihoraho ni mu buntu bw'Imana gusa. Naho tutagifite amategeko yo kutujisha, naho tutagifite amategeko tubasha kugenderaho twikandagira tuvuga ngo kuri aya mategeko turayasitaraho, ni mu buntu bw'Imana. Twegereye iteraniro ry'abera, iteraniro ry'abamarayika n'iry'abana b'ifu. Bwana asifiwe. Abana barya bose Bibiliya izivuga mu rugo rwandiko ngo abapfuye babuzira bose kugeza ubu ntibarahabwa isezerano, ntibarahabwa ibyasezerano kubera ko tutegeka. Aho hantu ni ahantu heza. Kingura umutima wawe ugerageze urebe niba ashobora kubona uburyo bwinshi. Harimo ibintu bitandukanye abamaze kugeramo duce twose tuvuze twari hariya Yerusalemu, twari Yerusalemu. Hari n'ibindi bitagezeho urupapuro rwose mwamureba mwanditse mu mwanya akundi navuga. Nari nsigaje kuza kubabwira inzu yari yubatse aho ngaho y'umutanzi mukuru. Tuzayivuga undi munsi. Amen.